Yes, nongeye kubashimira kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabashuhuje mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mbashuhuje Yesu akuzwe, Yesu ashimwe, asalamu alaykum, shikamo. Mbega buri muntu wese mu ndamukanyo yisangamo ndamushuhuje kandi mwifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Mumeze mute? Mumeze neza? Nkomeje kwihanganisha abantu bagize ibyago babuze ababo muri iyi si, niko bimeze, twese turabagenzi. Rero Imana ibakomeze muri ibi bihe bidasanzwe barimo kunyuramo, bakomere kandi bakomere mu mwami Yesu, mbabwira ko Yesu ari we ukiza ibikomere, Yesu ari we umara umubabaro. Nongera kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu barwaye, abantu bari kwa muganga, Imana yo mu ijuru ibagereho kandi ibarengere. Umubwiriza yabivuze neza ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kubabara, cyo kwishima, igihe cy'umunezero n'igihe cy'ibyishimo. Mbega iyi si ihora yihinduranya, ariko mbifurije guhora mu byiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Nanjye ndaho meze neza, ndashimira Imana hamwe n'umuryango wanjye, turashima Imana. Nagarutse rero ndaje ngo tuganire, rero nkomeje nanone gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, like na comment, bagasharinga kugira ngo n'abandi bose babibone, kuko hano twigaho ijambo ry'Imana, niryo ducishaho ubuhamya rimwe na rimwe, ndetse n'ibindi biganiro byubaka ingo n'umuryango muri rusange. Rero mbahaye ikaze, uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima, ariko ndagira ngo tubanze dusenge, twiragize Imana, tuyihe ikaze na karibu, kuko burya Imana niyo ya mbere, ibindi byose bikaza nyuma. Utayobowe n'Imana nta kintu wakora ngo kigire umumaro, ariko iyo ubanje Imana imbere, ibintu byose birakemuka. Murakoze rero, reka twubahe Imana dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana y'amahoro, tugushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza, tugushimiye Kristo ko waduhaye abantu beza b'umumaro kuri Ruyenzi TV show. Mana, mbasaba uyu mugisha utagabanyije, ndakwinginze rero ngo uzubane natwe, utangirane natwe kandi usohozanye natwe. Mwami wanjye, ngiye kugabura ibyawe washyize ku mutima wanjye, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana. Ngaho ngwino wiyoborere, icyo duheje ni imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu, twirukanye ikirogoya iyo ari yo yose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi iri jambo ryawe rikize imitima y'abakomeretse, imitima y'abababaye, imitima y'abarwaye. Mana, ryongere kubasubizamo imbaraga, kuko ijambo ryawe rirabohora kandi rirakiza. Urakoze, ndagushimiye, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amina, amina, amina. Ijambo rero Imana yashyize ku mutima uyu munsi ni ijambo riri muri Yohana 5. Hari umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Haleluya. Hari kumugara hano, hari kumugara biratandukanye. Hari kumugara ku mutima, kumugara ku mubiri, kumugara mu bitekerezo. Hano Yesu, ibintu byose Yesu abikomatanyiriza hamwe akabidukiza. Haleluya. Umurongo wa 5 muri Yohana 5, umurongo wa 5 haravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. 6. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubwira ati, mbese urashaka gukira? Hano Yesu aratubajije ngo ese turashaka gukira? Haleluya. Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo.
Haleluya. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Amina. Hano rero muri Bibiliya uyu muntu ubwirwa nyine ni umuntu, ni inkuru zabayeho, ni umuntu wabayeho, ariko izi saha iri jambo ry'Imana ni twebwe rimanukiye, twebwe abantu duteze amatwi Ruyenzi TV show. Yesu arakubajije ngo mbese wowe uteze amatwi, wowe ureba Ruyenzi TV show, Yesu arakubajije ngo mbese urashaka gukira? Haleluya. Hari indwara nyinshi turwaye, hari indwara z'umubiri, hari indwara z'umutima, hari indwara zo mu mwuka, hari indwara zitandukanye umuntu aba afite. Haleluya. Ariko Yesu arakubajije ngo urashaka gukira? Kugira ngo rero ukire nuko hari ibyo ubanza kwiyambura, hari ibintu ubanza kwiyambura, hari ibyo Yesu atwifuzaho. Yesu aratwifuzaho ko tubanza tukava mu bibi, tukabanza tukabohoka, ukabanza gukira ku mubiri ndetse no ku mutima, ukabanza gukira mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Ukabanza ukababarira abaguhemukiye, ukabanza ukava mu byaha, ukabanza ukumva muri wowe umutima wawe wera. Yesu ukumva ko muri wowe harimo Imana, ukumva ko muri wowe harimo umunezero. Igihe cyose mu mutima wawe harimo umunezero, igihe cyose mu mutima wawe hatarimo ibibi, igihe cyose mu mutima wawe hatarimo ibidafite umumaro, niho hahandi Yesu aza akakubaza ati se mwana wanjye urashaka gukira? Hano Yesu yabajije uyu muntu wari urwaye, aramubaza ati se urashaka gukira? Hano uyu muntu ntabwo yigeze amenya ko Yesu ari we uri kumubaza. Haleluya. Kuko iyo aza kumenya ko ari Yesu uri kumubaza, Yesu nashimwe, ye kumubwira ngo yego, ariko hano yashyizeho impamvu. Haleluya. Hari igihe Yesu aza ntitumenye ko yaje, hari igihe Yesu aza kudutabara ntitumenye ko yaje kudutabara, hari igihe Yesu aza kugira ngo atugirire neza ariko ntitubimenye, tugashyiraho impamvu, agasanga turanduye, agasanga twivuruguse mu byaha, agasanga twatukanye, agasanga twabwiye abana nabi, agasanga twabwiye umuturanyi nabi, agasanga umutima wacu ntukeye, kuko Yesu ntabwo aza mu myanda. Haleluya. Yesu aza ahantu hasukuye. Yesu kuko buri muntu wese azumve iyo ari ahantu hasa neza, aryamye mu buriri busa neza, yicaye muri salo isa neza, aba yumva umutima we unezerewe. Na Yesu rero aba ashaka kuza mu mutima usukuye, utarimo umwanda, utarimo ikibi icyo ari cyo cyose. Rero iyo Yesu aje agasanga umutima wawe urasukuye, agasanga muri wowe nta cyasha kiri mu mutima wawe, aragukiza, aragutabara, arakurengera. Hano rero yabajije uyu muntu wari umaze icyo gihe, hari ibibazo umazemo igihe, hari uburwayi umaranye igihe, hari ubushomeri umaranye igihe, hari agahinda umaranye igihe, hari ibibazo umaranye igihe. Ese imiryango yakuvuyeho, ese abantu bakuvuyeho, ese ntacyo ukora ngo kitere imbere, ese ubukene bwakubayeho akaramata. Ariko hano Yesu arakubajije ngo ese urashaka gukira? Ikibazo Yesu niba aje akakubaza ngo urashaka gukira, ese wamenye ko Yesu yaje? Wamenye ko Yesu yagusanganiye? Wamenye ko Yesu yakwegereye? Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Haleluya. Yesu iyo umushakanye umwete uramubona. Imana iyo ishakanye umwete urayibona. Ariko hano Yesu arakubajije ngo mbese urashaka gukira? Ka gahinda ufite urashaka kugakira? Ya marira urira utura uburiri bwawe, matera yawe, amashuka yawe niyo aza amarira ufite, ukabyuka mu gitondo ukihanagura, buri muntu wese ntamenye ko hari n'icyabaye, ukagenda. Amarira yawe azwi na Yesu n'Imana na Mwuka Wera, nawe gusa n'uburiri bwawe. Ese urashaka ko Yesu agukiza ayo marira? Haleluya. Ese urashaka ko Yesu agukiza ubwo burwayi bwakubayeho akaramata? Ese urashaka ko Yesu agukiza ku gahinda? Ese aragukiza ahereye he? Yesu yaratubwiye ngo mutere intambwe imwe gusa.
nawe azatera 99 azadusanga. Ibaza intambwe 99 twebwe twateye imwe. Cya gihe rero Imana ishaka ko dutera intambwe imwe, ni cya gihe tuva mu byaha, tuva mu bidafite umumaro, tuva mu bintu bibi bitahesheje Imana icyubahiro, kugira ngo Yesu aze akore. Hari igihe Yesu ajya ashaka kuza gukora ku buzima bwacu, ariko akabura aho yinjirira, akabura umwanya yakwicaramo mu mutima wacu, kuko hari ibyo tuba twarimitse. Hari ibigirwamana bindi tuba twarimitse, hari igihe tuba twarimitse abantu bacu, hari igihe ariko Yesu yaza akabura umwanya mu mutima wawe. Ese Yesu waba waramuhaye umwanya mu mutima wawe kugira ngo aze akore ibikwiriye ku buzima bwawe, ibikwiriye mu mubiri wawe, ibikwiriye mu bugingo bwawe? Ese Yesu wamuhaye umwanya? Niba waramuhaye umwanya rero, iyi saha arakubaza ati se urashaka gukira? Haleluya. Ariko icyo nakwifuriza ni uko wamenya ko Yesu yaje, nawe ntushyireho impamvu. Nk'uko uyu muntu wari urwaye amaze iyi myaka yose, imyaka 38 ni myinshi, ufite igikomere ugendana nacyo, ufite uburwayi ugendana nabwo, Yesu yaza akakubaza ati se mbese urashaka gukira? Ukazanemo impamvu, ukazana impamvu. Yaravuze ngo umurwayi aramusubiza ati ku murongo wa 7, databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi ari antanga kumanukamo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo wa wundi wamutanze kumanukamo ni wa wundi wizeye Yesu. Hano n'umurwayi nta kwizera yari agifite, kuko yari amaranye igihe indwara yaramubayeho akaramata. Nta kwizera yari agifite, yumvaga atazanakira, imbaraga zaracitse, mbega ibintu byose byaramucikanye. Hanyuma Yesu amubajije ngo mbese urashaka gukira, abona ko ari ibisanzwe nyine, abona ntiyigeze amenya ko Yesu yahageze. Ese wowe wamenye ko Yesu yakugezeho? Ese niki cyakwereka ko Yesu yakugezeho? Ni iki kizakwereka ko Yesu yakugezeho? Hari igihe aza agasanga turi mu mwanya tudakwiye kuba turimo, akisubirirayo. Hari igihe Yesu, icyo nkundira Imana, ni umutunzi w'imbabazi, ababarira bose. Imana ivubirira imvura ababi n'abeza. Ariko reka mbabwire, ubushize twize ku ijambo ngo Imana ije kugirana isezerano rishya n'abantu bayo. Nabasobanurire ko abantu b'Imana twese twavutse, twese twaremwe n'Imana. Imana ni imwe yaturemye, ariko by'umwihariko hari abantu b'Imana, babandi babaye inshuti z'Imana bakayinambaho akaramata. Abo nibo bantu b'Imana, Imana ije kugirana nabo isezerano. Ese nawe hano iri jambo rirakubwiye, Yesu arakubajije se urashaka gukira? Ese niba ushaka gukira, byibura waba waranambye ku Mana yawe. Ibigeragezo byaraje, ntiwava mu mwanya wari urimo. Ese Yesu yaraje, aho yagusize niho yagusanze, cyangwa yagusize wagiye kwihigira izindi nzira, kwicira inzira? Hari igihe umuntu bimucanga, birumvikana, bikamucanga rwose, isi ikakwikaragira hejuru. Ngo hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo uw'isi itarakaranga ibikimushakira ibirungo. Hari igihe isi gukaranga ukavuga ati ariko se Mana, njyewe ubundi bite, ndazirike se, ubundi warandemye uranzi? Rero iyo uhagaze mu mwanya neza ukiringira Kristo, kandi ibiryo by'umukristo ni ibigeragezo. Nshuti mwene data, igihe cyose uzabona uri mu munezero, uzamenye neza ko nta busabane ufitanye n'Imana. Kuko iyo ufitanye ubusabane n'Imana, uhora mu bigeragezo. Iyo munsi urishima, ejo ukababara. Iyo munsi hakaza ikindi kintu kigukubita neza kikagusubiza inyuma, ejo ukishima. Iyo munsi ni mbega bihora bizenguruka, bihora byituruna, ibyiza biza, ibibi biza. Icyo gihe rero, kandi hari n'igihe nanone Imana ibona ko watangiye kurengera, watangiye kuyitera umugongo, ikagukubita ikintu gituma ugaruka bwangu wiruka, ikemera ko ikigeragezo kikugeraho, kuko iragushaka, hari umwanya igushakamo. Iyo Imana ibona ko umaze gutandukira, hari umwanya yagushaka ngo itakigushakamo, yo ubwaye kuhera ikigeragezo gituma ugaruka ukabwira Imana uti Mana mbabarira, ndagarutse, kandi ngarutse nciye bugufi. Ese izi saha, uyu munota,
Yesu ashobora kuza ukamenya ko yahageze. Ese Yesu akubajije ngo urashaka gukira, hari aho wamuhera umubwira uti yego? Urumva umutima wawe kwemeza kubwira Yesu ko ushaka gukira? Ariko niba utakwemeza ko Yesu ko ushaka gukira, umutima wawe kubw'ibirimo, kubw'akagambane karimo, kubw'ubugome burimo, ibintu bibi byinshi, namwe murabizi ibyaha tugira ni byinshi, urumva ni byinshi, ariko Yesu yiteguye kutubabarira. Hari indirimbo twajya turirimba kera ivuga ngo ibyaha mfite Mana ntibigira ingano, ntibigira urugero, atari ku mbabazi zawe mwimanyi nazanyura hehe, atari ku mbabazi zawe mubyeyi nazakizwa n'iki. Haleluya. Ngo mbese urashaka gukira? Ariko kubw'imbabazi z'Imana idukunda iradukiza. Hari n'igihe idukiza tutanavuze, hari n'igihe idukiza tutanabizi, ntitumenye ko yanadukijije. Hari n'ibyo idukuriraho tutaramenya, tutazi n'ibyo ari byo. Kubw'urukundo idukunda, kubw'imbabazi zayo itugirira uko bwije n'uko bukeye. Haleluya. Yesu aratubajije ngo mbese turashaka gukira? Arakubaza nanjye ambaza, ese nanjye ndashaka gukira? Yego ndashaka gukira. Ariko se muri uko gukira umutima wanjye umeze gute? Ese Yesu araza mu mutima wanjye asange hasukuye? Mbifurije ko Yesu aza mukamenya ko yahageze. Mbifurije ko Yesu abakiza ibikomere byose mufite mu mitima yanyu. Mbifurije ko Yesu abasanganira kandi agasanga mumeze neza. Amina. Mwakire neza ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye kuri Imana ishobora byose, ngushimiye kuri ndiho uzahoraho, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mwami wanjye Yesu wanjye, nkweretse abantu bawe, nkweretse ubwoko bwawe. Yesu ni ururuka ubakize, ni wowe ubazi, njyewe ntago mbazi. Ariko ururuka ugere kuri buri muntu wese utega amatwi Ruyenzi TV Show, ureba Ruyenzi TV Show, umutabare kandi umugirire neza. Ngaho ni ururuka uganze utegeke, ni mu izina ryawe byera Yesu. Amina. Mukomeze kugubwa neza, Imana y'amahoro ikomeze kubishimira, ubuntu n'imbabazi byayo bikomeze bibabeho. Mbashimira mukomeza kudukurikirana, mudutera inkunga, mukora subscribe, like na comment, kandi nshimira n'abantu bakomeje kuduhamagara baduha ibitekerezo. Mu minsi iri imbere ndatangira gushaka abatumirwa baze nabo batuganirize. Imana yo mu ijuru ikomeze kubana namwe. Ciao, ndabakunda cyane.